Tugeze hano ku biraro by'inka rero aho tugiye kugirana ikiganiro n'abashumba turebe ukuntu babayeho mu buzima bagiye babayeho bwa buri munsi. Tugiye kugirana ikiganiro nawe ubane natwe. Reka nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose, nkomeza kukwifuriza kugubwa neza. Nimba utarakora subscribe wayikora kugira ngo tuzakomeza tubana mu makuru ndetse n'ibiganiro. Muri iki gihe dufite akazi kenshi kandi tugomba kugakora vuba vuba. Ndi mu misozi rero murabona ko ndi mu mashyamba cyangwa n'ahantu hagiye hatandukanye, aho nagiye gushaka abavandimwe nkunda cyane abashumba babandi bahirira inka ndetse natwe tukabona amata. Nagiye kubareba rero kugira ngo tuganire ku buzima bari kubamo muri iki gihe cyangwa mu buzima babayemo. Amakuru yanyu basa? Mwatangira mutwibwira ariko urongeza ijwi. Jean Claude. Uriya se wambaye agofero yitwa nde? Ntakirutimana Damascene. Reka tubahe ikaze Damascene. None se Damascene, akazi mukora twagomeje kuganira, mukora akazi k'ubushumba nibyo? Ndabona ufite n'agakoresho ukoresha ndetse n'umufuka hafi aho ngaho. Damascene, muri aka kazi mukora ese ni izihe mbogamizi mujya muhura nazo muri aka kazi? Akazi imbogamizi zirimo ni hahandi wenda hahandi wumva bose yaguhaza cyangwa wenda wakora gusa gatoya washaka kwishyuzayo watitanga uzaba ugaruka kandi ariko ubwatita uzaba ugaruka ni nkaho yarakwiye. Ubwo nyine iyo bigenze gutyo muri make utekereza kujya kwa mudugudu, watekereza kujya kwa mudugudu ukabumva noneho byapfuye ubusa ntacyo bimaze. Ujya kwa mudugudu urebye nabi ujya gufungwa ari nawe cyangwa ugakubitwa bakakwita umusaza bati ubundi wowe wasaza ubundi wahiye kandi yaguhaye akazi. Ubwo bibaye gutyo nyine ubwo nyine tugenderamo aho ngaho ni handi wumva wihebye ukumva wamutwika kandi ibyo ngibyo ntabwo babyemeye ukagira inzira nyine ngaho rero nsoje ikiganiro. Wowe uravuga ati rwose hari igihe umubosi aguha akazi yamara kuguha akazi mu gihe cyo kumwishyuza ukwezi kwawe gushize akanga kuguha amafaranga, ndetse wanasanga atari n'ukwezi kumwe bakurimo. Hari igihe usanga atari n'ukwezi kumwe kurimo, hari igihe wenda kujyamo nk'abiri ariko kuri ubu ngubu ntabwo tukiza cyane bitewe n'icyo kibazo. Byigeze bikubaho se? Aba bigeze binyimbaho ariko bagenzi bawe? Ariko hari abagenzi banjye bamwe bajya kumva barambwira ati ngo se bose wabahemba neza we ubwo ati nta kibazo ajya hamwe twebwe mani twebwe gutwima yacu ntacyo dukora kandi wakoze aho ngaho rero sobanukirwa abantu bose ntabwo ari kimwe ariko baragorwa cyane kandi mo ashije akanya ari ukuntu yajya nk'umukino cy'umuntu yagusangamo akaba yakukubita akenda gukwica numvishe akajya gukurega bakajya kugufunga nta rwingo wakoze hari urwiri nagira ngo mbaze n'ibyo byatsi ko byimeza by'ugwiri nabyo aba ari ikosa byo kubyaha kandi ate n'urwingo wenda yateye ngo warwaye ngo bawinda ukazira urwiri ukaba yakubita ikintu kimwe ukaba wabura naho wikora. None se muri aka kazi nk'ubu ngubu nkawe iyo urebye sibyo ugasanga umubosi aguhaye akazi ko kumwahirira inka ze zigahaga ariko wowe ukabura amafaranga wayamusaba akayakwima, nkawe nyine ubitekerezaho iki? ni izihe ngaruka bikugiraho? Aho ngaho mpita niheba nkumva ntacyo numva natari cyangwa nkumva ibintu ntacyo bimaze aho ngaho ati se kumbuza amafaranga yanjye uhita wimera nk'ita nkaho ntacyo umaze n'uburita nyine ese nk'ubu wowe wumva byakosoka gute nk'umushumba nk'akarengane uhura nako cyangwa gakorerwa bagenzi bawe? Ubwanjye n'umuntu w'umushumba numva ariko nanjye nubwo mbona gutya ibintu by'ubushumba ni ukubijyamo kuba wakubiswe ntabwo tuba dukeneye kwiga buriya akazi k'ubushumba kajyana kure kabamo n'ihohoterwa rikomeye cyane ngo gukwima amafaranga ukaba wakubitwa mu binani by'abandi ibintu nk'ibi
ugasanga umubosi araguhamagaye ngo umubere umushumba kandi nta hantu afite ho washakira ubwatsi. wavuze yuko niyo wenda bagufatiye nk'umukino urafunga agahita bose ahita kwihakana. kwihakana icyo gihe naguma muri kumwe ahita yishakira undi. ubwo kumva akazi k'ubushumba kararyana. Yes, niyo mvugo aravuze ati akazi k'ubushumba kararyana, ashatse kuvuga ngo akazi k'ubushumba karababaza. None se ngubu iyo umaze gufatwa nk'uko ngo wagiye kwahira ubwatsi bw'abandi uri umushumba, umubosi wagakwihakana, ubyifata mute iyo bagiye kukurega? bagiye kundega mfata kai nkaho n'ukuntu mbifata muri ngiye urabyimenyera ariko uhita wumva ubabaye cyane iki ibaze kuri ibintu bitari ibyawe ugafungwa bakanakwihakana cyangwa baba bakurihisha ukabyimenyera yaba kuri mu y'amafaranga ntabwo bakiguhaye biba birangiye. None se ngubu uko wamaze kutubwira ngo hari igihe uhura n'ikibazo wajya no kubaza umudugudu ugasanga ahubwo mu mudugudu bisa nkaho ariko wakundi ngo urarega uwuregera. Urebye nawe urakubitwa. Mbega abashumba icyo musaba ni ubuvugizi kuko mwahabwa agaciro nk'abandi bakozi. Ibyo bintu ahubwo abo kantu ni keza. Kuko ujya kwahirira umuntu umaze kuvuga ati hari ugiye kwahirira umuntu banagufatira mu bwatsi bw'abandi ugiye kwahira agakwihakana uvuga byimenyera. Urumva ko rero abashumba nabo barasaba ko hajya habaho nk'inyandiko inyandiko yemeza ko uri umushumba w'umuntu, kuko aba bosi benshi barabahemukira agakohereza kujya kwahira. Icyo gihe iyo utagiye kwahira kandi utazana kohereje ugerayo bakagufata ukabanza ukarya igiti mw'icyo kinani cy'abandi banakurihisha ugasubira mu cyaro kujya kugurisha isamu mwasize wasizeyo cyangwa mama wawe ibishyimbo yahinze akabigubisha kugira ngo akurihirire kandi iyo nka urukwahira atariye. Damase, none se urumva se bimeze gute nyine iyo umaze nguko umaze kujya nko mu rugo iwanyu kujya kubagati rwose nahiriraga umubosi ariko bamfashe yanyihakanye, nk'ababyeyi b'uwo mushumba we babyakira gute? bababaza cyane bakumva ko ari n'ihohoterwa bakorera rya buri munsi. Wowe bahita banagutekera ibindi, bahita banakwita umujura kuko yakwibukanya gutekera ibindi ahita ashakisha n'icyo n'ikosa ryaho akayishakisha bakakwita umujura. Nyamara iyo kwita umujura ntacyo uvuga, uhita ubura amagambo yo kuvuga. Niyo bakurishije nka gutyo wagiye mu cyaro cy'iwanyu wabuze ibyo uriho, aho ngaho wakoraga ukajya iwanyu naho ukabura ibyo uriho kubera ko waravuye iwanyu ku bw'ubukene kandi nabwo ukavayo nabo batabishaka. Uragenda bakakwita umujura bakakwita ikirara, wagaruka n'ahandi bakakwita umujura bakakwita ikirara, wanahaguka ugafungwa. Barabikati habura ikintu bati ngo tuyakisha mu cya kana noneho cyane noneho turagikira akantu kabo bakaza kukureba bakaza kukareba ugahora ukwepana n'abantu bakaguteza ubwoba kuri we ku buryo wabona ukabizi. Claude, wowe se byigeze bikubaho? Byambaye. Yewe ubuvugizi nifuza ko mwankore, hari igihe ukorera umuntu akakwambura kubera icyo ari cyo, ari umuyobozi cyangwa se ari umuntu ukomeye muri leta akakwicisha ngo nuko akomeye muri leta akaba yakwambura nawe kubera ko utaba wapfa gutaha nta kintu utahanye bitewe n'ikintu waragiye ushaka mu gasozi warahunze n'ubukene n'iki, ugakomeza ukaguma aho ngaho ngo wenda Imana ishobora kunsubiriza muri aka kazi ntiwamenya, ukomeza wihangana uri gushaka kandi kazi, ariko nyine uwo mukoresha wawe akakwambura yitwaje icyo ari cyo. Byigeze bikubaho se? Cyane byambaye. Barakwambuye mu huye mwaka? Banyambuye mu mwaka wa 2024. Bakwambaye amafaranga angana iki? Amafaranga 40,000. 40,000. Uwo muntu wakwambaye nduze kumuvugira kuri kamera uraza kumutubwira, tuzamubaza impamvu yakwambuye. Waramwahiriraga? Ariko nyuma yo gukwamura nta kindi kintu wigeze gushinza waba wamukoreye? Oya, nta kindi kintu yanshinjije. Nageze igihe cyo gutaha, ndangije mwaka itike yo gutaha arayinyima. Ubwo hari hehe mu karere? Muri Uganda. Okay. None se umaze kuvuga ati hari igihe umuntu afata urugendo akava iwabo batanabishaka,
nyuma yaho akaza kugaruka bavuga ati rwose nimundihire, icyo gihe uba ufite ibintu bibiri, uba ufite isoni, uba ufite n'agahinda kuko bagufashe no kuntu bari kugufata nk'umujura kandi ibyo uri gukora atari n'iby'iwanyu cyangwa atari ibyawe. None iki mwasaba? ikintu nasaba mu bwenge bwanjye, nasaba ko abashumba badukorera ubuvugizi tukareka gukandamizwa bitewe n'uko dukora akazi kabi. Oya, ntabwo ari akazi kabi, bakatwubahira yuko natwe tubakorera icyo bashaka, natwe bakadukorera icyo dushaka. Nimba ari ukuduhemba bakaduhemba neza, nimba ari ukutugaburira bakatugaburira neza, tukabana mu mahoro. naho batwambura bitwaje icyo bari cyo ngo ni abayobozi cyangwa se bakomeye muri leta, icyo baba bakora cyose bagafungwa cyangwa se bagahanwa, bakabaha amafaranga yayo. None ubu ngubu aho mbasanze ku kiraro cy'inka, ndabona mufite n'inka zirimo zikamwa zimeze neza, ko zatangiye kurya. Mwebwe ubu mwariye? twariye, ariko bagenzi bacu benshi ntabwo baba bariye, baba babihohoteye. Ntabyo baba babonye, ababibona ni bakeya, 5%. None se abashumba, mureke mbabaze ikindi kibazo, muri abashumba ariko igihe kirekire tugomeza guhura, musanga aho mwambaye ibintu byanduye, ni ukubera iki? Nta mwanya mugira wo kuruhuka cyangwa igihe cyose mwebwe muba mukarimo? Ikibazo kiba gihari ni kimwe, abona wicaye nka gutya akakubaza icyo uri gukora, akakubwira ngo nzogukata, cyangwa se atanabikubwira, nawe bitewe n'ukuntu uba ubizi ko ari umugome, ukanga kwirirwa wicara cyangwa se ngo urafata uwo mwanya wo kumesa kugira ngo itagukata kandi uba waraje gukorera amafaranga. Iyo akubonye ugiye nko gukaraba aravuga ati ubwo wishe akazi. Wishe akazi mu masaha y'akazi. Ibyo ngibyo baba bemerewe kubikora nijoro. Uraguze icyakuzanye, ngo ibyo ngibyo nibyo byakuzanye. Ufashe umwanya ukajya gukaraba akavuga ati ntaguzi icyakuzanye. Ndabizi muracyari batoya ku myaka, sibyo? None mukavuga ati twataye amashuri. Nk'ubu Claude wagarukiye mu kangahe? Mu wa kane primaire. Claude uzi gusoma? No kwandika? Ndagerageza ariko ntaho mbizi neza. Jadamuse wagarukiye mu kangahe? Yakora bitewe n'ubukene. Jewe natangiye kujya kwiga nambaga 2 mu wa mbere y'amashuri yo hasi. Umvishe nkarwara amavunja nuko nyine ubona amaze gukura, amaze kuzana akenge nkarwara. Ko kwiyitaho. Abakobwa bana. Abakobwa baguseka. Ariko ari ikintu bajya bakunda kubatebyaho abashumba ngo mukundana n'aba bakobwa bamwe bakora mu ngo z'abandi. Nibyo cyangwa se byo? Umukobwa se wabakunda ngo bakumarire iki? None se nk'ubu ngubu ni nk'iki iyo muvuye kwahira? Ni nk'iki kibahuza? Iyo muvuye kwahira ni nk'iki kibahuza mwebwe? Nta kintu kiduhuza. Iyo utari mu nka uri mu kinani. Uri mu kinani? Utaba uri mu kinani ukaba wagiye kugemura amata. Akazi wirirwamo uko bwije uko bukeye, kuko nta kazi kandi uba wabona, urukomeza ukabyihanganira nyine. Ntabwo wagenda ngo wicare mu rugo wiwe. None ni ngiki mwasaba ababosi kugira ngo namwe muze mubona akanya ko kwidagaduraho gahoro? Ikintu twabasaba yuko badufata nk'abantu nk'abandi, igihe twarangije gukora akazi dusabwa tugatembera nk'abandi natwe tugasirimuka. Mugasirimuka kuko nawo mafaranga babahemba ntacyo muyakoresha cyane, kuko n'ubundi mwamwibereye mu kinani. Wakoze iki kwituyarya? Ibituyarya nabwo uri kwisha ngo batakubona, wagiye ku muhanda ngo kunywa ngo gukora urugo. Mbega mama muri gukwepa-kwepana? Urayarya bitewe n'uko ubushobozi. None se utanabonye n'ibiryo bihagije? Utanabonye n'ibiryo bihagije. None se ari igihe umuntu avuga ati umunsi wanjye upanze gutya. Mwebwe abashumba umunsi wanyu upanze gute? Nta kuntu uba upanze, twebwe abashumba twarihebye. Mwarihebye gute se kandi mwihebye gute? Nimba ubyukira mu kiraro uri gutindura, warangiza ugakama, warangiza ukazizanira amazi, ukazizanira ubwatsi, ukazikama, ukagemura, akaba ari bwo buzima bwa buri munsi uko bwije uko bukeye. Nta kindi kintu watekereza ngo iterambere, urajya kwicara ngo uri gutekereza ukuntu wabaho mu bundi buzima butari akazi k'ubushumba. Kwiye kumva ngo uricaye ngo ntuzahembwa ngo nzogukata
kandi abivuga ari serious nta nubwo bari kubeshya. Mbega abashumba mwebwe igihe cyo kwitekerezaho nta gihaba, nta kihaba, kuko igihe cyose uri mu mase uri gutundurura wava ukajya mu kinani wavayo ugakama ukajya kugemura umunsi ukira. Sinukwe bro ikibazo akenshi na kenshi abashumba bosi wacu sitishwa n'inzara rero tumubwira ati wenda tubonye umushahara twitekere wowe tagira ikibazo ati baturage bo ku ruhande bawe bavuga ati ngo muriba ngo muburi ngo babura ibintu byabo urumva rero ko muravuga ati twebwe duhe ibyo kurya cyangwa duhema amafaranga yacu twitekere, bose akabyanga atavuga ati harahetse bahita babita abantu kandi namwe kurya mukarya rimwe tukarya rimwe mwikoreye igidipe cy'ubwatsi bitari mu munyu kavuga ati se kuti atari mu munyu twati se gwabuze kujya bakuna kuri ubundi abashumba nta nubwo bafatwa nk'abantu kandi byagakwiye kuba bafatwa nk'abantu bitewe n'akazi gakora akazi dukora ubu kumusika akore nk'aho ko tumeze muri umusirikare ahabwa agaciro kuko umushumba arava kwahira yakoze buri kimwe yavunitse yihesa akagongo yajya no guhembwa akishyuza ari kuvunika no kugira ngo yabone biba ari amahirwe mukanakubitwa nimba bamutekeye n'ako gahunga bakagateka nk'icyondo umuntu yabasaba ngo yitekere nabyo bakabyanga. Ni ikiganiro rero turi kugirana n'abashumba. Abashumba murumva ko ni ba bantu batugezaho amata ameze neza. Ndabizi nta muntu utazi abantu batuma tubona amata. Ese kuki wabafata uko wiboneye? Ese kuki mukoresha wowe wakoresha umukozi uko wishakiye? Si abashumba gusa, fata umukozi nk'umuntu ufitiye umumaro mwinshi cyane. Nimba uri umubosi, umushumba arakwahirira kuko utabishobora, kuko utabishobora. Nimba uri umufundi, nimba uri ukoresha chantier, menya neza ko ibyo ngibyo abo bari gukorera kutabishobora. Kuki wafata umukozi ngaho atari umukozi? Kuki abakoresha mwafata abakozi ngaho atari abakozi? Ni ikiganiro rero tuzatubagezaho turi kumwe n'abashumba. Abashumba bafite akaga gakomeye cyane cyangwa bafite ibibazo bikomeye cyane. Ese babosi ni mwebwe murakemura iki kibazo? Ntago wavuga ati twiyambaze izindi nzego, hoya wowe mubosi no wakemura iki kibazo cy'abashumba. Abashumba nabo bagomba kwitabwaho nkuko bita ku matungo yawe. Kuki wabura kubagaburira? Kuki wabura kubaha ibyo kurya? Ni ikibazo nakubaza. Kandi ntago waza kugira inka 5-6 utari umuntu usobanutse. Kuki uwo nguwo uzitaho utamwitaho wowe? Ni ikibazo tugenda twibaza. Abashumba, akaga kanyu mwakagaragaje ko hari igihe murya n'akahunga katose katahiye neza ndetse n'izo mboga babazaniye zikaba nta munyu urimo, ukabutajya no mu gatsinda, ukabutajya no mu itsinda. ukamubwira ati bosi wangurije wenda ngazanijya mu gatsinda ukazabima duke ukazabona n'ukwezi akabyanga kandi yagoye rimwe gapfa ubusa. Utajya mu gatsinda mbere arayakura tumwe n'umukunzi kandi iyo ubona amafaranga icyarimwe gutya bitugira ibibazo byinshi ni handi gapfa ubusa. None mwebwe ni iki musaba? Ubuvugizi musaba? natwe tugafatwa nk'abantu. Jean Claude, wowe bakukora ubuvugizi mu buhe buryo? bankorera ubuvugizi umushumba agahabwa agaciro. Nimba ukorera umushahara uhabwe utekerwe ibiryo byiza nk'abandi bantu. Okay, Jean Damascene, wowe nizihe nyunganizi cyangwa ni ikihe cyifuzo wasaba? Inyunganizi ngewe nasaba bitewe n'uko mbona bameze n'ababosi uhaye na wenda nimba banabyumva bitewe n'uko mbibona bari kumva akazi kose mwasaba nareba ibindi bora byose. Ariko mu gihe ukarimo ni iki wasaba bagukorera wowe? Mu gihe nari mu boss wa niki wamusaba? Ikintu namusaba nuko igihe ushakiye amafaranga n'icyo ugiye kuyakoresha wayabona. Cya kabiri bakabahembera ku gihe. Cya kabiri mu gihe ashatse kukwambura ukajya kwa mudugudu agashaka kwizana bya bindi akavuga ati nahubona naho bakuze. Saba yuko uyu muntu ukora ibintu nk'ibi atari byiza, abari kuduhohotera abari kutubabaza. Ubwo nyine ukubyumva ni iyo tukoye ibintu nk'ibyo
ni nkaho usanga babaye akagegera kuko uba utari gutekereza ati utari kuvuga ati nawe naho bakuzi wumva babaye ingegera. Okay, reka tubashimire rero ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi bashumba mukora akazi keza, ngewe ntago nabaca amazi, ahubwo mukora akazi keza, mukomereza aha ngaho kandi mugomeze mugire ibihe byiza. Jean Damascene, ubuvugizi bwanyu Jean Damascene buzumvikana, kandi mugomeze mugire akazi keza. No gushimira umusaza. Okay, murakoze cyane.